Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi rero ni kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa, igurishwa, ikodeshwa, ari nako kandi tububakira inzu nziza nk'iyi ngiyi rwose, tukayibubakira kandi mu gihe gitoya. Komeza ukande subscribe cyangwa se sabone wowe utarabikora, tujye tubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero muri kubibona, turi kubereka inzu nziza y'agatangaza. Ni inzu ya kadasitire ikiri nshyashya, iri kugurishwa, iragurishwa kandi iragurishwa amafaranga atari menshi ugereranyije n'agaciro kayo. Iyi nzu rero iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Kicukiro, ahazwi nko mu Busanza, sayidi ireba Kabeza. Iyi nzu ni inzu igezweho ya kadasitire, ifite ibyumba bine binini byo kuryamamo, ikagira dushe na tuwarete eshatu, ikagira salo nziza nk'uko muri kuyibona, ikagira saramanje nayo murayireba, murabona finishingi iri muri iyi nzu, murabona purafo, murabona ni jipusamu, murabona inzugi n'iza muvura. Iyi ni saramanje, iyi ni kwizine yayo, murabibona ni American kitchen, kwizine iri open, kwizine nziza cyane kandi nini, yubatse neza mu buryo bujyanye n'igihe. Iyi nzu rero nk'uko nabwiye nyine ko ifite ibyumba bine, urabona uva muri kwizine ukajya muri saramanje, ukava muri saramanje ujya muri salo, cyangwa se ukava muri salo uza saramanje, kwizine unasohoka mu gikari, hanyuma kandi ukava hariya ukaza mu cyumba cy'abashyitsi. Icyumba cy'abashyitsi urakibona, ndetse na dushe na tuwarete byacyo. Iki cyumba cy'abashyitsi rwose kikaba gifite dushe na tuwarete inakoreshwa n'abandi bashyitsi bari muri salo. Hanyuma ku rundi ruhande hakaba ibyumba bitatu nabyo tugiye kurebera hamwe. Ibyumba bitatu, hari ibyumba bibiri twakwita ko hari ibyumba by'abana, hari n'umuryango usohoka mu gikari wundi utagiye guca muri salo. Mu gihe ufite abashyitsi ushobora gusohoka mu cyumba ukajya mu mirimo mu gikari cyangwa mu gikoni utagiye kuzunguruka muri salo. Ni ukuvuga ngo biriya ni ibyumba by'abana na dushe na tuwarete yabyo rwose. Hanyuma turabibutsa ko iyi ni dushe na tuwarete, biriya byumba bibiri bihuriraho. Tuributsa ko iyi nzu ifite ibyumba bine, dushe na tuwarete eshatu, mumaze kubona ebyiri. Ubwo iyindi iri muri shambure purinsipale, ari naho tugiye kwinjira ubu ngubu, ngira ngo murayibona. Dushe cyangwa se bathroom ya shambure purinsipale, urabona ukuntu ari nziza. Ifite ibyumba bine, dushe na tuwarete eshatu, salo, saramanje, kwizine na sitoke, ikagira pakingi na jardin ntoya, ndetse ikagira na rooftop. Iyi ni shambure purinsipale. Shambure purinsipale nayo murayireba ko ifite idirishya ririmo n'umuryango, aho usohoka ukicara ku ibaraza ryawe. Urabona irimo na garderobe nziza cyane kandi nini. Mbese iyi nzu ni agatangaza, ni inzu nziza. Mwabonye ko ifite ahantu hejuru ho kwicara, murahabona rwose. Iri ni ibaraza rya shambure purinsipale. Noneho dukomeje mu gikari rero, ifite dushe na tuwarete byo hanze, hakabaho n'ikigega cy'amazi hejuru. Hanyuma hakaba icyumba twakwita icy'umukozi, hakaba igikoni cyo hanze na sitoke, n'ahantu ho kwanika imyenda. Mbese inzu ikaba ari uko iteye. Iyi nzu rero iragurishwa amafaranga atari menshi, ntabicishije amatsiko rero, ni miliyoni 150 zonyine. Miliyoni 150 zonyine kandi ziganirwaho. Kuri miliyoni 150 ziri negosiyabure, iyi nzu wabasha kwiyegukana. Mbibutse ko ari inzu iri muri karitsiye nziza kuri kaburimbo, kuko ni nk'inzu ya kane uvuye kuri kaburimbo purinsipale. Iyi nzu rero ikaba ishaka amafaranga atari menshi. Nyabuneka nyaruka uyigure, ni karibu cyane. Wishaka waduhamagara kuri za nimero zacu arizo 0788 48 67 cyangwa se 0782 Si ibyo gusa kuko ushaka kudusanga no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, TikTok, hose twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane rero, turabafasha kubona imitungo itimukanwa igurishwa, ndetse tubagurishirize n'ikodeshwa, tububakire inzu nziza cyane nk'iyi ngiyi nk'uko muyireba. Hanyuma kandi tubafashe no kumanaginga imitungo yanyu, tubafashe kwibyaza umusaruro umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu.
Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzori Business Group Limited, umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze, cawu cawu.